Yesu ashimwe bene data, ni Pasiteri Cyubahiro Charles mwene so muri Kristo Yesu. Nejejwe n'Imana kubw'aka kanya tubonye kugana ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni cya 10, dusome umurongo wa 3, uwa 4 n'uwa 5. Tuze gusoreza mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 10, dusome tugeze ku wa 18. Dusome duhereye mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 10:3 ndetse n'uwa 4 n'uwa 5. Dusome. Nubwo tugera dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo. Imana ibaho umugisha. Dusoreze mu rwandiko twandikiye Abefeso igice cya 6 duhere ku murongo wa 10. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma kingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Imana ibaho umugisha. Torero ry'Imana, mu mwanya muto dufite tujye kugana ijambo ry'Imana. Ndagira tuganire ijambo ry'Imana dusomye muri Bibiliya duhereye kuri dusorejeho. Ndagira ngo tuganire imbaraga z'intwaro zacu, tumenye intwaro zishobora umwanzi wacu turwana nawe. Niryo jambo nshaka ko tuganira mu mwanya muto Imana iduhaye. Tumenye intwaro zishobora gutsinda uyu mwanzi wacu turwana nawe. Cyambere tubanze tumenye uyu mwanzi ninde. Nubwo mubizi, ariko ijambo ry'Imana twasomye mu Befeso riravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ni imyuka mibi turwana nayo. Ntabwo turwana n'abafite umubiri n'inyama n'amaraso. Bimwe mu dukwiriye kwihana no kureka ni ugukimbirana n'abantu. Umuntu ufite inyama n'amaraso, uwo nguwo ni mwene so. Uwo ni umuntu waremwe n'Imana. Uwo ni umuntu muva indimwe. Uwo ni umuntu mugenzi wawe. Nimba yambaye inyama n'amaraso, nawe ukaba ufite inyama n'amaraso, uwo ari muri batayi imwe nawe, ubarwanya n'umwe. Kuko tudakira n'abafite inyama n'amaraso, ntiturwana n'abafite umwuka bahumeka amazuru, ntiturwana bava amaraso, ntiturwana abantu bambaye umubiri, ntiturwana abantu bafite amagufwa n'inyama, ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ho mu kirere. Turwana imyuka mibi, turwana na Satani, turwana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima. Ngaba abanzi bacu turwana nabo. Hanyuma turagira ngo tuganire gatoya intwaro twakoresha turwana n'aba bantu. Ijambo ry'Imana twasomye mu rwandiko twandikiye Abakorinto, bamwakurikiye kandi muze namwe kwasoma. Duhere ku murongo wa 3 haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, kimwe cyo dufite umubiri w'umuntu, dufite inyama n'amaraso. Hanyuma haravuze ngo ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu.
uburyo bw'abantu uko barwana murakumenyereye, baratemana, bararasana, baratukana, baterana amabuye, barangana. Uburyo bw'abantu barazirana. Nubwo twambaye umubiri, twambaye izi nyama n'amaraso, ariko kirazira kikaziririzwa, ntidukwiye kurwana mu buryo bw'abantu. Intambara yacu si yo mu buryo bw'abantu. Intambara yacu si yo kurwana n'abafite inyama n'amaraso. Intambara yacu si yo kurwana n'abafite umwuka humeka mu mazuru. Nubwo twugenda dufite umubiri w'umuntu ndetse tukaba twambaye inyama n'amaraso, ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro zacu z'intambara yacu si izo mu buryo bw'abantu. Intwaro zacu si izo mu buryo bw'abantu, si izo mu buryo bw'intambara y'abantu, ahubwo intwaro zacu zirakomeye, zirenze iz'abantu, zirenze iz'intambara y'abantu. Intwaro zacu zo zirakomeye imbere y'Imana, zifite imbaraga zo gusenya, zifite imbaraga zo gufata mpiri ibitekerezo mu mitima. Intwaro zacu zifite imbaraga zo gukubita hasi ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Intwaro zacu zirakomeye imbere y'Imana ko zifatanira ibitekerezo mu mitima byose zikabigomora Kristo. Haleluya. Bene data abakozi b'Imana, ndagira ngo Imana imfashe kandi nawe bafashe mwumva aya magambo y'Imana. Intwaro zacu zifite imbaraga zirenze iz'intambara y'abantu, kuko twe turwana n'imbaraga zikomeye zirenze intambara y'abantu, zirenze ibirwanya abantu. Niyo mpamvu ukwiye kumenya urwana nawo, ukamenya intwaro ukwiye kumurwanisha zamushobora, nibwo uzatsinda urwo rugamba. Nurwana mu buryo bw'abantu ntabwo uzashobora intambara. Ndetse kimwe mu bintu bituma tweshuwa dutsindwa, dukunda gukorera mu buryo bw'intambara y'abantu, dukunda gukorera mu buryo bw'uruhande rw'umubiri. Kandi mu ruhande rw'umubiri nta ntwaro n'imwe ihaba yanesha Satani. Mu ruhande rw'umubiri nta mafaranga wagira yatuma Satani agutinya, yatuma abadayimoni batagufata, yatuma abazimu batakototera, yatuma unesha icyaha. Nta mafaranga na make wagira yaba intwaro yanesha Satani. Mu ruhande rw'umubiri nta mbunda ihari. Mu moko y'imbunda abaho ku isi nta mbunda ihari, nta mbunda ibaho, yaba irasa amakompora, yaba irasa ibisasu bya kirimbuzi, nta ntwari ihari yanesha Satani mu ruhande rw'umubiri. Mu ruhande rw'umubiri nta nkota waba ufite yatuma dayimoni kuboneka gutinya, ngo kuko ufite inkota ndende iri mu rwubati kandi uyitwaje kwita ko kuba umuntu yaba ari munini, ari bogari rwose, ari muremure, ari munini, afite imbaraga. Nta ntwaro n'imwe ibaho yera yirabura ku ruhande rw'umubiri yanesha Satani, kuko intwaro zacu ntabwo ari zo mu buryo bw'abantu, si izo mu ruhande rw'abantu. Intwaro zishobora Satani si izo mu buryo bwa kimuntu. Nta cyongereza wavuga, nta cyongereza wavuga cyatuma Satani akibona nk'intwaro yatuma gutinya, cyatuma dayimoni batagufata, cyatuma unesha ibyaha. Mu ruhande rw'umuntu nta cyubahiro wagira, nubwo abantu baba bagupfukamira, nubwo abantu baba bagutinya, nta cyubahiro wagira cyatuma Satani agutinya ngo akubona n'intwaro yatuma rwose ahabuka. Nta ntwaro n'imwe irimo mu cyubahiro cyatuma abazimu baguhunga, cyangwa se ngo icyaha kigutinye kubw'icyubahiro ufite ngo kigaragare nk'intwaro. Mu buryo bw'abantu nta ntwaro ihari n'imwe yanesha Satani. Mu buryo bw'abantu nta kosi wakora, wayikorera muri Katari, wayikorera muri Isirayeli, wayikorera muri Amerika, nta mbaraga na nke wazana zatuma Satani agutinya ngo icyaha kigutinye, abazimu baguhunge, imyuka mibi guhunge, kubera ko ikubonanye imbaraga zikomeye n'ikosi wakoze wayikoreye mu bihugu bikomeye. Nta ntwaro mu buryo bw'abantu ihari yanesha Satani. Nta ntwaro mu buryo bw'abantu ihari, kuko intwaro zacu Bibiliya yavuze ngo si izo mu buryo bw'abantu. Kirazira kikaziririzwa ko mwatinda cyane mu ruhande rw'umubiri. Twagiye muri Eliya, twagiye mu ruhande rw'ahantu hatari intwaro yanesha Satani.
twatinze mu isoko cyane, twatinze mu bucuruzi, twatinze mu byubahiro, twatinze mu mafaranga, twatinze mu mashu, twatinze mu bintu byinshi bya hano mu isi. Ibi byose abantu bakoze bihambaye bya bizinesi twakoze ni byiza mu ruhande rwo kubaho mu isi, ariko nta ntwari irimo yanesha Satani. Satani nawe kuko azi ko mu ruhande rw'umubiri nta ntwari ihaba, adutinza cyane kuba mu byo mu ruhande rw'umubiri, adutinza cyane mu byo mu ruhande rw'umubiri, adutinza cyane kuba mu ruhande rw'ahataba intwaro yamutsinda. Ahaba intwaro yamutsinda aturwanya cyane kuhagera, aturwanya kugera ahantu twakura intwaro yashobora Satani. Dusaba Imana turinde gutinda mu buryo bw'umubiri, kuko mu buryo bw'umubiri nta ntwari hari yatsinda Satani. Bibiliya twayisomye mu rwandiko twandikiye Abefeso, aravuga ngo bene data, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. None ndabinginze mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bibiliya iravuze ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Intwaro ya mbere bene data, intwaro itaboneka mu buryo bw'abantu, itabonekera ku ikosi, itabonekera mu mafaranga menshi umuntu afite, itabonekera amashuri umuntu yize, itabonekera mu cyubahiro umuntu afite. Intwaro yitwa ukuri, intwaro ikomeye inesha Satani, itsinda Satani, ituma abadayimoni bahunga, ituma imbaraga z'icyaha zimenengana, ituma umuntu ahagarara ashikamye agashira ubwoba nk'intare. Intwaro yitwa ukuri. Mwambaye ukuri, mukenyeye gukiranuka nk'icyuma kingira igituza, gukiranuka nk'icyuma kingira igituza. Intwaro ikomeye itabonekera mu ruhande rw'umubiri, itabonekera mu isoko umuntu arimo acuruza, utayigura amafaranga, utakwiga ngo minuze ugire profesora ngo ube wari umuntu ukomeye watuma Satani agutinya, kuko ufite intwaro yitwa gukiranuka. Intwaro yitwa gukiranuka ibonekera kuba mu ruhande rw'Imana, kuko intwaro zacu si zo mu buryo bw'abantu. Intwaro ya kabiri, gukiranuka nk'icyuma kingira igituza. Mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza, gukunda ijambo ry'Imana, gukunda kubwiriza ubutumwa bwiza, gukunda kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana, gukunda kuba umusomyi wa Bibiliya, gukunda kuba umuntu urwanya ibyaha, urwanya ukuri kw'Imana, ushaka ko Imana yubahwa. Ubwo butumwa, izo nkweto ugahugukira. Bibiliya ivuga ngo havumwe umuntu udahirimbanira kumenya ibyanditswe byera. Intwaro yitwa ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Kandi ziretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, mutware kwizera nk'ingabo. Intwaro ikomeye mu buryo bw'Imana, imbere y'Imana, imbere y'Imana. Intwaro ikomeye itari yo mu buryo bw'abantu, yitwa kwizera. Niko kuzabasha kuzimisha imyambi yaka umuriro wa mubi, niko kuzafasha kuzimisha imyambi ya wa mubi. Imana ibaho umugisha. Hanyuma indi ntwaro yitwa agakiza, ingofero yitwa agakiza, gukizwa neza ukamaramaza. Ibyo ni intwaro ikomeye ituma abadayimoni baguhunga, ituma abazimu bagutinya, ituma imyuka mibi guhunga, ituma abagutega n'abakwanga n'abakuroga bikuzinukwa. Icyo bita agakiza. Agakiza nyagakiza kageze ku gihagararo cya Kristo. Umuntu ukijijwe neza aba ari muri komforeforo y'Imana, umuntu ukijijwe neza aba ari mu mbaraga z'Imana. Hanyuma indi ntwaro ikomeye ni intwaro yitwa gusenga k'uburyo bwose, gusenga k'uburyo bwose. Mu ntwaro dufite zikomeye, buriya mu ntwaro za gisirikare habamo intwaro zikomeye zo bita iz'umusada, intwaro nyine zihambaye, intwaro za kirimbuzi. Ariko mu ntwaro dufite natwe, mu ntwaro dufite zikomeye, intwaro ya kirimbuzi, imbunda y'umusada, intwaro ikomeye niyo bita gusenga y'uburyo bwose. Gusenga niyo ntwaro tugira ikomeye cyane muri izi dufite zihambaye. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo izo nizo zabasha guhagarara tudatsinda ubwanya bwa Satani.
izo nizo tuzabasha kuzimisha imyambi yaka umuriro wa mubi. Izo nizo birivuga ngo zafashije abatubanjirije kuzimya imiriro yaka, bagafunga iminwa y'intare, gutsinda abami bakomeye, ngo bagiye bakiranuka, bagiye bava mu kaga bagahabwa imbaraga, bagagenda bakiranutse. Imana ibaha umugisha bene data. Tuvuge ngo izi ntwaro sizo mu buryo bw'abantu, izi ntwaro tuzibona mu buryo bwa kimuntu. Ni intwaro zifite imbaraga zihambaye imbere y'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo umwanzi wacu tumenye intwaro zimushobora. Cyambere aho zibonekera ntabwo ari mu buryo bw'abantu, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Izi ntwaro zacu ziri imbere y'Imana kandi zikaba zifite imbaraga zo gusenya no gukubita hasi no gufatanira ibitekerezo mu mitima zikabigomora Kristo. Imana ishimwe cyane. Niba mwarasomye agatabo k'umugenzi mu Kristo ngo ageze kwa musobanuzi, bamweretse ibintu byinshi cyane. Hanyuma ngo yegeye imbere ku nyumba nziza, ho ngo habonera ibikomeye cyane. Mu byo bamweretse bikomeye ngo bamwinjize mu nzu y'intwaro. Muri terime militaire ntabwo nzi uko bita inzu y'intwaro, ariko twebwe inzu y'intwaro ni Bibiliya. Twebwe inzu y'intwaro ni Bibiliya. Hanyuma ngo bamwinjiza mu nzu y'intwaro, ngo bamwereke intwaro nyinshi, ngo zirimo inkota, zirimo ibyuma bikingira igituza, ngo zirimo intwaro zitwa uburyo bwose bwo gusenga, ngo bamwereka n'intwaro abakomeye ba kera batubanjirije bakoresheje bakora ibitangaza. Ngo bamwereka inkoni ya Mose, bamwereka umuhumetso wa Dawidi, bamwereka ibindi n'imuri, ngo bamwereka ndetse n'inkota umwami wacu azatsindisha wa mwanzi wacu ukomeye ubwo azaheruka kurimbura umwanzi wacu ari we Satani. Hanyuma ngo bamaze kumwereka izo ntwaro zose, ngo barangije ngo bamwambika ibyuma bikingira igituza, ngo bamuha n'ingofero ariko gakiza, ngo barangije bamuha umweko, ngo barangije bamuha inkota, ngo barangije ngo agiye kugenda ngo uretse kugenda ngo bamuha n'indi ntwaro yitwa ngo yo gusenga ay'uburyo bwose. Ngo hanyuma aramubwira ngo ngaho rero ngaho komeza kandi umwami wawe abane nawe. Ngo aramanuka yikiye gato mu kibaya bita igikombe mucisha bugufi, ahita ahura na Porowoni. Agatabo k'umugenzi kavuga ngo yari dayimoni w'icyago, ngo yari dayimoni w'umwako, ngo ngo atanda mu nzira, arahuzura, ngo amaze kuhuzura aramubambira burahanyura, ngo amubwira mukankamira. Hanyuma ngo abona ko nta bundi buryo mu magambo yose mu Kristo yaravuze, abona ko Paul ntacyo yitayeho. Ngo arangira fone ngo atangira kumutera uducumu, ngo amutera agacumu kakumurira mu gituza, ngo asanga hari icyuma kingira igituza, ngo akomeza kumutera uducumu twinshi twaka umuriro. Ngo hanyuma ngo mu Kristo akajya dukingisha ya ntwaro yitwa kwizera, ngo ariyo ngabo. Ngo agenda azimya twa ducuma tuzimya, ngo Porowoni ahita azaramugwira, ngo amubara hejuru, ngo agiye kumurohorahoza. Ngo mu Kristo arambura ukuboko yari yaguye kubiri n'inkota ye, ngo ashikira ya nkota yiwe yari yaherewe kwa nyumba nziza. Ngo arangije ngo ahita yimushita mu ibaba, aravuga ngo turushishwaho byose kuresha n'uwaducunguye, ngo kandi hava wa mwanzi w'inyishima hejuru n'ingwa nzabyuka. Ngo ayimushita mu ibaba, ngo Apolo ahita atanda amababa nk'imbwa yiswa, ngo araguruka. Ngo hanyuma mu Kristo ngo arabyuka, ngo ashimira umwami ko amutabaye. Izi ni intwaro zidufasha kuzimisha imyambi yaka umuriro wa mubi. Hanyuma iyi nkota urabizi ni ijambo ry'Imana, niyo yaherewe hariya kwa nyumba nziza. Iyi nkota yaramutabaye, ingofero y'agakiza yaramutabaye, icyuma kingira igituza cyaramutabaye. Ingabo yitwa kwizera niyo yazimishaga imyambi yaka umuriro wa mubi. Nimuza gusoma mukomeje mu gatabo k'umugenzi, muraza gusanga ngo yegeye imbere ajya mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ahageze ngo yifashisha ya nkota yari afite mu ntoki, yagiye yitwaze, ngo kandi ayizamuye, ngo avuga ngo hari nakongera guhana dayimoni y'icyago. Ngo agenda ayizamuye, ngo yinjiye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo agera mu mwijima w'igikorwaho aho atabasha
kubona n'umuri imbere, ngo kandi impande mu mbavu hari ngo isayo, hari abadayimoni, ngo yumva amajwi atuka Imana. Hanyuma ngo abona ko ya ntwaro ntacyo kimaze yitwa inkota y'ijambo ry'Imana, abona ntacyo ari buyikoreshe ko atanabonaga, ngo ahita afata ya yindi bita gusenga y'uburyo bwose, ngo atangira gusenga no kubwira umwami, ngo yumva ko abashiye kumva ijambo rimukomeza, ngo ndetse yumva ijwi rimuri imbere, yumva umuntu umuri imbere uvuga ngo ninyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose uko ndi kumwe nawe. Ngo yumva arakomeye, arahumuritse. Hari aho uyu mwami wacu wateguye izi ntwaro, azi neza urugamba tuzahura narwo, azi dayimoni utavanwamo n'ikindi ahubwo uvanwamo no gusenga no kwiyiriza ubusa. Azi dayimoni nimusoma mu gatabo k'umugenzi mukokomeje, ngo hari aho Mukristo yageze na Byiringiro bageze ngo kwa Gihanda Bwihebe. Hanyuma Gihanda Bwihebe ko bari banyuze mu nzira yitwa Buyobe, ngo binjira mu irembo, banjira mu rwuri rwa cya Gihanda, ngo ndetse babona ko umwijima wakubise, ngo barangibana ngo barasinzira. Ngo bagisinziriye barangije Igihanda Bwihebe kiraza kirahabasanga, ngo kirabajyana kibafungira mu kazu k'ikuzimu, kirabababaza, kibicufu n'agashinyaguro, kirabababaza, kirabagora, kirabarushya. Hanyuma ngo umugore wacyo Nyirabyiringiro bike, ngo arakigata ko bajya kubabwira bakiyahura abo bantu, ubundi ko n'abandi bose wishe nushaka kubereka n'amagufwa yabo wishe, hano bagiye inama biyahura. Hanyuma ngo Mukristo yumvise ko akwiriye kwiyahura koko, Byiringiro bamubwira ariko wakwihanganye ko hari umwami wacu yazadutabara, wakwihanganye ko hari twazabona cya Gihanda kiguye n'igicuri tukatoroka tugacika, ariko ntiwiyahure ko hakiriho ibyiringiro. Hanyuma ngo akomeje kuganira ayo magambo, ngo ku munsi hari umunyari wa 10 batarya batanywa babaye bafite agahinda, ngo nibwo yibutse ko afite urufunguzo mu myenda rw'ibyasezeranijwe, ngo n'urufunguzo rufungura ibihome byose by'ishidikanyamana. Hari ibihome by'ishidikanyamana umwanzi afungiyemo abantu. Hanyuma rero umwami wacu yaduhaye intwaro zose zishobora. Mu ruhande rw'umubiri ntazihari, ariko mu ruhande rw'Imana hari n'urufunguzo rwitwa ibyasezeranijwe, kumenya ko hari iby'Imana yavuganye nawe. Hari igihe Satani agufungirana, akagufungira mu bwihebe buvuga ngo hari ntabwo Imana ibizi, ahari nta nubwo Imana asenga inyumva, ahari ugashidikanya Imana, ahari nta nubwo Imana izantabara, ahari n'abantu zibambeshye. Ariko niwibuka ibyasezeranijwe, ukibuka ko hari Umwami yavuganye nawe, ukibuka ko hari Imana yaguteye mu myaka yashize, ukomerwa ngo kuko Umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara ngakomera. Urwo n'urufunguzo rukomeye rufungura igihome, rufungura ibihome by'ishidikanyamana. Urwo n'urufunguzo twahawe n'Umwami wacu. Iyo ni intwari ikomeye ifungura ibihome, inzugi zose zigafunguka. Ngo kandi icyo Gihanda cyazaga kirwara igicuri ni imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zituma dayimoni barwara igicuri. Imbaraga z'ijambo ry'Imana ni intwari ikomeye ituma Satani aserebera akajanjagurika umutwe. Iyo ni intwaro yacu ikomeye. Ndagira ngo mbakangurire kuba imbere y'Imana, niho hari intwaro zatuma tunesha Satani. Mu Matano hari imbaraga zatuma tunesha Satani. Abantu bakunda gusoma ijambo ry'Imana harimo imbaraga zatuma tunesha Satani. Abantu bakunda gusenga twirije ubusa hari imbaraga zituma tunesha Satani. Kuba mu mwanya wo kubana n'Imana hari imbaraga zituma tunesha Satani. Mu ruhande rw'umubiri tuzahakura ibyo kurya, tuzahakura imyambaro, tuzahakura amafaranga, tuzahakura amazu, tuzahabona abagore n'abagabo, tuzahabona amashuri n'icyubahiro, ariko nta ntwari hari hanesha Satani, nta nimwe. Ndagira ngo twisengere, mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Abumvise ijambo ry'Imana mukaryizera, ndabakangurira kugira dutware intwaro zose z'Imana, nizo zatubasha kuzimisha imyambi yakumurira wa mubi. Naho ku ruhande rw'umubiri nta ntwaro zihari. Ni mumenya intwaro zacu ziri, mumenye nabo turwana nabo, mumenye n'ubyo twashyikira intwaro zabashobora. Hanyuma tubwire Umwami nyir'igihugu tujyamo, tubwire Imana yacu dukorera, iduhe intwaro zose z'iburyo n'iz'ibumoso, iduhe icyuma kingira igituza, iduhe ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto z'amahoro z'ubutumwa bwiza utwiteguza. Hanyuma dutware ayo gusenga y'uburyo bwose. Iyo ni intwaro ikomeye cyane mu ntwaro nyinshi dufite zizadufashisha kuzimisha imyambi yakumurira wa mubi, zikadutsindira abanzi bacu bari mu rugendo, kuko barakomeye. Tudafite Umwami Yesu baduhitana. Dusenge. Yesu abamugisha mu izina rya Yesu. Nyagasani Imana ishobora byose, Imana nyir'ibihe n'ibiremwa,
Imana nyiri imbaraga n'icyubahiro, Imana nyiri ubutware, Imana yadendeje inyanja igahanika ikirere igashyira imfatiro z'isi, Imana ituma bucya, Imana ituma bwira, Imana izi amerekezo y'umuyaga, Imana ifite ubukwe bw'imvura mu kiganza cyayo, Imana yaduhamagariye umurimo mwiza, Imana yaduhaye ijambo ryayo, inkota ikomeye yaneshejeho mu bihe bya mbere, Imana yaduhaye kwizera nk'ingabo, Imana yaduhaye gucyanuka icyuma kingira igituza, Imana yaduteguriye iby'urugendo tuzanyuramo intambara tuzarwana, ariko iduteguramo uburyo tuzayitsinda. Twumvise ijambo ryawe Mwami, ni ukuri nubwo twambaye inyama n'amaraso, ariko intambara yacu si yo mu buryo bw'abantu, kandi nubwo twambaye umubiri wo mu buryo bw'abantu, ntabwo intwaro zacu arizo mu buryo bw'abantu, kuko izacu zifite imbaraga zo gukubita hasi, gufatamira ibitekerezo mu mitima, gusenya ibihome by'umwanzi. Intwaro zacu zitsinda Satani, intwaro zacu zituma dayimoni rwara igicuri, intwaro zacu zituma dayimoni w'icyagwa ahunga, intwaro zacu zituma tunyura mu bikombe by'igicucu cy'urupfu, intwaro zacu zituma dufungura ibihome by'ishidikanyamana, intwaro zacu zifite imbaraga imbere y'Imana. Niyo mpamvu tugusabye udukomeza ku imbere yawe, ko Bibiliya yatubwiye ngo imbere y'Imana izi ntwaro zifite imbaraga, imbere y'Imana hari intwaro zifite imbaraga, imbere y'Imana hari intwaro za kirimbuzi, imbere y'Imana yacu hari intwaro zitsinda abadayimoni. Tugusabye umugisha kandi nsabye mwumvise ijambo ryawe kuryizera no gukora iby'iri jambo no kuba imbere y'Imana, bikorera cyane mu ruhande rw'umubiri, mu ruhande rw'umubiri nta ntwaro zihari, bibitinda cyane mu ruhande rw'umubiri, mu ruhande rw'umubiri nta ntwaro n'imwe ihari yanesha Satani, ahubwo tuba imbere y'Imana niho intwaro zikomeza zanesha Satani. Ndagushimiye ko unyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen.